byose byangiritse rwose, n'igitanda byose n'amasafuriya rwose gagiye. Ibyangiritse ni ingoko 6, ingogo 4 n'izindi z'ubushwi nazo zaragiye. Ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze. None imvura ibintu byose yabijyanye, umugezi gwabijyanye, ndakindu narokoye nagiye kubagara. Ntuye aho hantu ni munsi y'imisozi, ibizi byose bikondokera iwanjye, noneho inzu zose zatinzwe n'umucanga, igikoni cyo cyaragiye. Mu nzira jegera cyane, noneho habanza kuza urubura, kumva twumva igiti kiraguyemo imbere mu rugo, mu nzu mo imbere turahunga, turirukanka tuyisohokamo, tuye kuva twumva urusengero ruvuyemo rutakare pfira mu ishyamba. Urugo wanjye ikiza cyageze kigurisha inzu, cyica abana b'abakobwa 3. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Inkambi zicumbikiye impunzi ziri mu Rwanda usanga zirimo umubare munini w'abahatuye kandi bashobora guhura n'ibiza. Ni muri urwo rwego Minisiteri ifite mu nshingano zayo guhangana n'ibiza, yahaye amahugurwa abatuye inkambi zitandukanye ziri mu Rwanda, cyane cyane ku bijyanye n'inkongi y'umuriro. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Kimwe n'ahandi mu Rwanda, inkambi zicumbikiye impunzi hano mu Rwanda nazo zigerwaho n'ibiza bitandukanye. Ibyo biterwa n'uturere izo nkambi ziba zubatsemo ndetse n'ibiza bikunda kuhibasira. Bikongera kandi bigaterwa n'imyubakire ndetse n'imiturire bigaragara mu nkambi, harimo cyane cyane ubucucike bw'amazu abamo impunzi, hakabamo ibikoresho byubakishije ayo mazu ndetse n'imyitwarire y'abahatuye. Midimari rero mu nshingano zayo zo kwita ku mpunzi no guhangana n'ibiza, yahaye amahugurwa impunzi zicumbikiwe mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi. Aya mahugurwa akaba yaragamije kwereka izi mpunzi ibiza bishobora kubugariza nuko babikumira. By'umwihariko muri iyi nkambi ya Gihembe hakaba hagaragara ibiza bituruka ku buryo hubatse. Kimwe n'abandi baturarwanda bose, nabo bagomba kumenya uburyo bwo kwirinda ingaruka ziterwa n'ibiza, ariko cyane cyane iyo urebye uburyo batuye ubona ko amazu yabo yegeranye cyane ku buryo ashobora gufatwa n'inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse. Bikaba ari ngombwa rero ko nabo babwirwa ibyo bagomba kwitondera kugira ngo nibura inkongi y'umuriro bayirinde ntizabagereho. Ikindi kandi inkambi ya Gihembe murabona yuko yubatse hejuru ku musozi, bivuga yuko bashobora guhura n'ikibazo cy'inkuba. Ni ngombwa ko nabo babwirwa uburyo bakwirinda inkuba, bashyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye no kwirinda inkuba mu gihe hagwa imvura nyinshi ivanze n'inkuba n'imirabyo. Dufite na gahunda yo gukora mu zindi nkambi kubera ko bose ni abaturarwanda kandi bose kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza birabareba, kandi nabo ubuzima bwabo tugomba kububungabunga. Nyuma yo guhabwa amahugurwa ku biza, abahagarariye izindi mpunzi zicumbikiwe mu nkambi ya Gihembe bivugiye ko bungutse byinshi, dore ko batajyaga batekereza ku biza bibugariza cyangwa se ku ngamba babifatira. Hungutsemo ibintu byinshi, ntabwo twari tuzi ibintu bishobora kutugiraho ingaruka. Twumvaga twatura ahantu ho tubonye, kubaka inzu yawe ahantu ushaka, ntago twitaga ko ari ahantu inzu umuyaga ushobora kuyijyana, cyangwa se ahantu ngo uhubake inzu utekereza ko n'inkangu ishobora kuza ikahajyana. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane twungutse kandi tuzitaho nk'abayobozi. Haramutse hari ahantu tubonye hari inzu ishobora gutwarwa n'inkangu, dushobora gutabara bikiri kare. Twungukiyemo uburyo umuntu ashobora kurinda ibiza tukubikomera mbere y'igihe. Ku bijyanye n'umuriro nabyo babitubwiyeho, cyane cyane nk'abamama dushobora kwirinda ibintu bishobora gutera inkongi. Tuvuge nko kuba twacana inkwi tugahita turekeramo umuriro cyane mwinshi, kuba se twatuma abana ngo nzanira buji, iriya buji nayo ishobora kugira risike kuko umwana ashobora kuyizana akayishyira ahantu hatabugenewe, cyane cyane ko mu gihe dutumye abana usanga batamenya kwirinda cyangwa se kumenya ahantu bayishyira. Nk'abantu banywa itabi, umuntu unywa itabi ubundi ashobora kuba
afite ahandi yarinywera, ariko nk'ahantu nko mu mashitingi turimo kagasigazwa k'itabi ashobora kukegeka ku bushitingi cyangwa se akakarambika iruhande rw'uburiri, bityo matera igafatwa ugasanga ibiri mu nzu byose birahiye. Muri amahugurwa twungutse byinshi kandi byiza, bitwereka cyane cyane uko umuntu ashobora kwirinda ibiza, ariko hari ibiza bikururwa n'abantu, hari n'ibiza biza bitunguranye bidaturutse ku bantu. Twamenye izo mpamvu zombi rero, hari bikururwa n'abantu uko umuntu ashobora kubyirinda. Muri iyi nkambi ya Gihembe ngo hari hasanzwe hagaragara ibiza, ariko abatuye muri iyi nkambi ntibabihe agaciro, bakabifata nk'impanuka zisanzwe. Gusa nyuma yo gusobanukirwa n'ibiza ibyo ari byo, babashije guhita babona ingero z'ibiza byari bisanzwe bibabaho. Hari inzu zigera nko muri 3 ziherutse gushya zitwitswe na buji, aka supanete karagiye gafatwa na buji, inzira nshya n'iya kabiri irashya. Ariko turaboneraho guhugura abaturage ku bijyanye n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Twari tumaze kwakira amakesi menshi y'abantu bafatwa n'imbabura, zikabafata tukabajyana ku hospital, ejo zikongera zigafata abandi bikamera gutyo. Ikindi nuko ubu ngubu twari tumaze iminsi dufite ikibazo cy'umwana uherutse kugwa, uw'amazi aherutse kujyana amazi hano mu nkambi havamo amazi menshi amanuka ajya hasi kuri kaburimbo igigatuna, bango hamaze kugendera abana bagera muri 4 kubera ibijyanye n'amazi. Nk'ukuntu k'inkuba zakubitaga abantu benshi cyane hano, bango urabona ko hari ahantu harehare, ariko ntago bumvaga ko telefone ishobora kugira ingaruka kugira ngo inkubize kugukubita cyangwa se gufura. Ni ibintu tumenyereye mu muco wacu, y'imvura iri kugwa even n'aho inkuba zaba ziri gukubita, usanga umumama ari gufura imbere y'inzu, urumva ko biroroshye kugira ngo inkuba ibe yamukubita. Dufite amazu y'amashitingi, umuyaga uraza ya mashitingi ukayabambura. Urundi rugero rwa kabiri, amazi aturuka ku mazu, ayo mazi ashobora kugira ingaruka ku baturage duturanye nabo, kuko amanuka ari menshi. Hari n'ubwo usanga nyine amazi mu gihe tutayahaye inzira, iyo akishakira inzira, ariko ya nzira ikaba irimo kwangiriza, igacika imikuku ahantu hatabugenewe. Duhura nabyo byinshi, cyane cyane nko ku mazi menshi, imvura yaguye migenda igafungana cyangwa se inkangu zigacika, ubundi twongera guhura n'ibiza bijyanye n'inkangu bitewe n'ahantu bacukura nk'imicanga, abana bajya gucukura imicanga bikabaridukiraho. Twongera guhura n'ibiza by'umuyaga, iyo imvura yaguye cyangwa umuyaga mwinshi, inzu zikaguruka, amashitingi akagenda. Izo nibyo biza bikunda kutugeraho kenshi. Nyuma yo guhugura abahagarariye abandi mu nkambi, barasabwa nabo kugeza ubwo butumwa ku zindi mpunzi zo muri iyi nkambi ya Gihembe, dore ko imicungire y'ibiza ari inshingano za buri wese kandi mu buzima bwa buri munsi. Kubera ko abo twahuguye ari abagize komite y'inkambi, twifuza yuko babigeza ku bandi bagenzi babo bahagarariye, noneho buri mpunzi yose ikamenya icyo yakora kugira ngo yirinde yaba inkongi y'umuriro cyangwa se inkuba. Dufate nko ku nkongi y'umuriro, icyo bakora twababwiye ko bagomba kumenya uburyo ki bakoresha umuriro, cyane cyane mu mashyiga yabo. Niba barangije guteka bakamenya ko bagomba kuzimya, kuko ubona ko igikoni gifatanye n'inzu babamo. Twababwiye ko bagomba kumenya uburyo bakoresha amabuji, bakamenya uburyo babika udukoresho twabo dushobora gushya kugira ngo tutazafatwa n'inkongi y'umuriro, kuko inzu imwe ifashwe yahita ihereza n'izindi kuko ziregeranye. Abayobozi bakuriye izindi mpunzi mu nkambi, nyuma yo kumva ubutumwa bwo gukumira ndetse no guhangana n'ibiza bagejejweho kandi bakanasabwa kubusakaza kubo bayobora, nabo biyemeje kuzafasha bagenzi babo gusobanukirwa n'ibiza ndetse no gushyira mu bikorwa ingamba zo kubikumira. Ikintu tugiye gukora nka chef de quartier, mfite imidugudu 6, ubu ngiye gukusanya abayobozi b'umudugudu, mbanze mbigishe ibyo twize.
nimara kubigisha ibyo twize noneho bagende buri muntu mu mudugudu we kuko n'amazu 50 nabo abigishe ibyo bintu bagomba kubyirinda cyane ariko nabanje kubishyira mu banyamudugudu. Nkanjye uhagarariye abagore muri karite ya 6 ndajya nshyiraho umunsi runaka cyane cyane nko mu kagoroba k'ababyeyi nganire nabo mbere ku buryo bashobora kwirinda inkongi zitera umuriro. Tuzajya tugerageza kubereka uburyo umuntu agomba kwifashisha ibikoresho by'igikoni kandi mu buryo budateza ibiza. Dushobora gutera kandi ibiti ku miringoti ahantu amazi anyura inshuro nyinshi. Dushobora kandi no gukangurira abantu kudatema ibiti bityo bangiza nk'ibidukikije. Inkongi y'umuriro twayirinda dukoresheje twirinda amabuji yo mu nzu, twirinda gucana imiriro myinshi igihe dutetse, twirinda kwegereza abana imiriro kugira ngo bataba bagira icyo bakongeza, tugerageza guhoma amazu kugira ngo amashitingi adafatwa niba tubishoboye. Inkuba yo batubwiye yuko dushobora kuyirinda, wirinda ibintu byose bijyanye n'ibyuma igihe imvura iguye, amaradiyo se hafi y'abana. Ikindi twubona ko imyuzure tugomba kuyirinda dukoresheje gukora amasuku mu makaritiye no gusibura imigenda ndetse no gutera ibiti hafi kugira ngo inkangu ze gucika. Turongera tubibutse yuko atari byiza gushyira imbabura mu nzu kandi wagize uvuga ngo nawe uyirimo kwawe unakinge n'ahantu hose. Vangu icyo ni ikintu cyo twamaze kumenya ko imbabura iteza ibibazo byinshi cyane. Iyo rero niyo kintu cy'ingenzi dukuyemo tuza kubwira abantu cyane uko birinda inkuba. Hano n'ahantu itegeye inkuba zirakubita cyane. Vango biradusaba yuko tubyigisha abantu cyane ko mwadufashije bwo abo muri karitiye bo hasi babimenye barajya babibwira n'abandi natwe tushobore kwitsindagira nibura tugabanye impfu zijyanye n'ibiza. Umubare w'impunzi zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye hano mu Rwanda urenga 70,000. Midimari ikaba ifite gahunda yo gutanga amahugurwa nk'aya mu zindi nkambi zose zicumbikiye impunzi mu Rwanda kugira ngo uyu mubare wose ubashe kumenya ibiza ndetse n'uburyo bwo kubikumira. Mwiboneye ko abahawe amahugurwa ku micungire y'ibiza mu nkambi zitandukanye ziri mu Rwanda biyemeje kubishyira mu bikorwa kubera ko babona ko nabo koko ibiza ari ikibazo kibugarije kandi gishobora kubatwara ubuzima cyangwa bikabagiraho izindi ngaruka zitandukanye mu gihe icyo ari cyo cyose. Abaturarwanda bose rero muri rusange nabo barashishikarizwa gukurikiza inama bagirwa mu rwego rwo kwirinda ibiza. Reka tubutse ko ku bindi bisobanuro muhamagara nimero itishyurwa 170 ya Midimari. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza ubuzima bwiza.